waririmbye aravuga ngo nimuze ngo dutegereze igitondo. Imana ishimwe, nimuze dutegereze igitondo. Imana niyo izakora imirimo. Imana ibizakora imirimo bene data. Hari umunsi umwe isezerano ryawe rizasohora. Wireba igihe rimaze, wireba ubunini bw'intambara, uburemere bw'intambara uciyemo, wireba imyaka ishize. Uko byagenda kose Uwiteka Imana azaguhuza n'umugambi we, azaguhuza n'isezerano. Igihe cyari kitaragera, nugitegereza wihanganye, Imana izasohoza icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Izakomora kandi ibikomere, izakuruhura imiruho yose warushye, izakumara umubabaro, izakugirira neza. Imana ni inyembabazi, ni urukundo, ni imirimo, ni igitangaza, yitwa isumba byose. Iyo ivuze irasohoza, si umwana w'umuntu bibeshye. Muyitegereze mwihanganye, Umwami Imana azabagirira neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma twige kubabarira, twige gushira ibikomere, twige gushira iyi miruho ya kera. Yesu abampera imigisha myinshi. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Data wa twese mwiza, tugushimiye kubwo ijambo ryawe ryumvikanye mu mitima yacu. Ijambo ryawe ritubwiye ukuntu Yozefu yababajwe na bene se, yanzwe na bene se. Natwe hari igihe abo dukorana umurimo wawe, abo twibyariye, abo twashatse, aho tuvuka, abo duturanye nabo, inshuti magara, ari bo batubanguriye ukuboko. Ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, dushoboze Mwami kurwana kigabo, kurwana bucece. Yesu dushoboze Mwami, mu izina rya Yesu. Maze urukubane natwe muri iyi miruho, urukubane natwe muri ibi bikomere. Tuzi neza yuko uzatwomora rwose, kandi ibyo urabishoboye. Uko womoje Yozefu kumuha umwana witwa Manase, natwe Umwuka Wera natuvukishiriza abana mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu. Abana batumare umunaniro, batumare umuruho wo mu nzu ya Data. Undi mwana avuke, Umwuka Wera avuke, atuvukishiriza umwana, tumara umubabaro wo mu gihugu twababariyemo. Twororotse Mwami, wororotse impano zacu mu izina rya Yesu, kandi tuhabonera amahoro Data. Icyubahiro twaburiye iwacu tukibonere mu mugambi wawe, tukibonere mu musozi w'isezerano. Shimwa kandi uhimbazwe.